amen. Imana ishimwe. N'iyi nayo yariyo twari kuririmba tukumva nyine nayo amagambo yanditsemo. Reka turebe ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cya 3 cya Mose, aricyo Abalewi, ibice 26 umurongo. Umutwe w'amagambo uravuze ngo iby'Imana isezeranya Abisiraheli nibayumvira. Abalewi ibice 26. Umutwe uravuze ngo iby'Imana isezeranya Abisiraheli nibayumvira. Nimuhora mwumvira amategeko yanjye, mukitondera ibyo nategetse, mukabyumvira, nzajya mbavubira imvura mu bihe byayo. Ubutaka buzajya bwera imyaka yabwo, ibiti byo mu mirima bizajya byera imbuto zabyo. Ihura ryanyu rizageza mu isarura ry'inzabibu, iryo sarura rizageza mu ibiba. Muzajya murya ibyo kurya byanyu muhage, mube mu gihugu cyanyu amahoro. Kandi nzaha igihugu kugira amahoro, muzaryama ari nta ubateye ubwoba. Kandi nzamaraho inyamaswa z'inkazi, kandi inkota ntizanyura mu gihugu cyanyu. Muzirukana ababisha banyu bagushizweho inkota imbere yanyu. 5 muri mwe bazirukana 100 muri mwe bazirukana abantu inzovu. Ababisha banyu bazagushirizwa n'inkota imbere yanyu. Nzabitaho mbororotse mbagwize, nkomeze isezerano ryanjye, nanjye muzajya ibihugu bya kera mudahe ibigugu kugira ngo mubone aho muhunika ibishya. Nanjye nzashira ubuturo bwanjye hagati muri mwe, umutima wanjye ntuzabanga. Nzagendera hagati muri mwe, mbe Imana yanyu, namwe mube ubwoko bwanjye. Ndi Uwiteka Imana yanyu yabakuye mu gihugu cya Egiputa, kugira ngo mutaba abaretwa babo n'abatuye umutwaro wabahetamishaga bagendesha mwemye. Amen. Ni ijambo Uwiteka yabwiraga Abisiraheli ubwo yari yabakuye mu gihugu cya Egiputa. Iri kubabwira ngo nibayumvira, nyine iri kubasezeranya nibayumvira ibyo izabakorera byose. Iri jambo ni twebwe riri kubwirwa muri uno mugoroba ngo nitwumvira Uwiteka. Nitwumvira Uwiteka Imana izatwitaho ndetse izatugirira neza, izatugaburira iduhaze. Ndetse nitwumvira Uwiteka Imana izaduturisha muri iki gihugu, izaduturisha inaha tuhabe mu mahoro, ndetse tuzahinga tweze, tuzasarura ndetse kandi tuzahunika. Ariko nitubasha kumvira Uwiteka Imana ibyo idusaba ko tuyumvira, nitubasha kugenda uko Uwiteka Imana ishaka, izaduha aho kuba, izaduha ibyo kwambara, ndetse ibyo tuzakenera byose izabiduha nitubasha kumvira Uwiteka. Kandi izaturindira ahangaha dutuye, izaturindira aho twirirwa hose, mu byo dukora byose izabiturindiramo nitwemera gukorera Uwiteka, kugira ngo mutaba abaretwa babona n'abatuye umutwaro. Ngo Uwiteka aratubwiye ngo yadutuye imitwaro yaduhetamishaga, none tugenda twe. Uwiteka Imana iyo uyumviye ukagendera mu nzira zayo uko ishaka, ya mitwaro yose ikuremereye irayigutura. Ibiremerera umuntu ni byinshi, ndetse imitwaro y'umuntu iba itandukanye n'iyundi, ariko nitwemerera tukumvira Uwiteka izadutura ya mitwaro yose yaduhetamishaga tukagenda twemye.
aho bavuga ngo babona ugenda nyine ucumbagira, ariko Uwiteka numara kumwumvira uzagenda neza wenyine, nta gisitaza na kimwe uhura nacyo mu nzira. Noneho dukomeje aho ngaho n'ubundi dukomeje ku murongo wo hepfo, dukomerezeho aho twari tugarukiye, naho umutwe waho uravuze ngo Imana iburira nibatayumvira. Tugiye guhera kuri ubu murongo wa 14 tugarukire kuri 39 naho twumve icyo hatubwiye. Imana iburira abantu nyine nibatayumvira ibyo izakorera. Tumaze kumva ibyo Uwiteka izakorera abantu nibayumvira, none igiye kutubwira ibyo izakorera abantu nibatayumvira. Kuri 14 harakomeje hatubwira ngo ariko nimutayumvira nimwitondere ayo mategeko yose, kandi nimwanga amategeko yanjye, imitima yanyu ikanga amateka yanjye urunuka, bigatuma mutitondera amategeko yanjye yose, ahubwo mukica isezerano ryanjye, nanjye nzabagenzanya, nzategeka ibiteye ubwoba ko bibatera, urusorongo n'ubuganga bizabamaramo amaso, byonze imitima yanyu, muzabibira ubusa, kuko ababisha banyu ari bo bazabirya. Kandi nzahora igitsure cyanjye kuri mwe, nzahoza igitsure cyanjye kuri mwe. Muzaneshwa n'ababisha banyu, muzatwarwa n'abanzi banyu, muzahunga ari nta ubirukana. Ibyo nibidatuma munyumvira, nzongera 7 kubahanira ibyaha byanyu byacogoza, kwihimbaza mwihimbariza amoko yanyu. Nzahindura ijuru ry'iwanyu nk'icyuma, n'ubutaka bwanyu nk'imiringa. Amaboko yanyu azapfa ubusa, kuko ubutaka bwanyu butazera imyaka yabwo, ibiti byo mu gihugu bitazera imbuto zabyo. Kandi nimukomeza kunyuranya nanjye, mukanga kunyumvira, nzongera 7 kubateza ibyago bihwanye n'ibyaha byanyu. Nzabaterereza inyamaswa zo mu ishyamba zibanyage abana banyu, zirimbure amatungo yanyu, zibatumbye inzira zanyu zisibe. Ibyo nibidatuma mwihana mukampindukirira, ahubwo mugakomeza kunyuranya nanjye, kandi ubwanjye nzabakubita 7 mbahora ibyaha byanyu. Nzabaterereza inkota ibahora kwica isezerano ryanjye. Muteranyirizwe mu midugudu yanyu, maze mbohererezemo mugiga, mugabizwe ababisha banyu. Nimumvuna inkoni mwishingikirije, niyo mutsima yanyu. Abagore 10 bazajya bokereza imitsima yanyu mu cyokezo kimwe, bayibagerere murye ibitabahagije. Ibyo byose nibidatuma munyumvira, ahubwo mukanyuranya nanjye, nuko rero nanjye nzanyuranya namwe mfite umujinya mwinshi, mbahanire ibyaha byanyu 7. Muzarya inyama z'abahungu banyu n'iz'abakobwa banyu muzazirya, kandi nzabatsemba nzatsemba amasengero yanyu yo mu mpinga z'imisozi. Nzatema nce ibishushanyo byanyu bishinze byerejwe izuba.
nzajugunya intumbi zanyu ku bimene by'ibigirwamana byanyu. Umutima wanjye uzabanga urunuka, nzahindura imidugudu yanyu imisaka, ahera hanyu nzahindura amatongo. Sinzahumurirwa n'impumuro y'ibyo musereza. Nzahindura igihugu cyanyu amatongo, bitangaze ababisha banyu bagituyemo. Namwe nzabatatanyiriza mu mahanga, bakurikirane nkuye inkota. Igihugu cyanyu kizaba amatongo, imidugudu yanyu izaba imisaka. Icyo gihe igihugu kizabona kwishimira amasabato yacyo kikiri amatongo, namwe mukiri mu gihugu cy'ababisha banyu. Ubwo nibwo igihugu kizaruhuka cyishimira amasabato yacyo kikiri amatongo. Kizaruhuka kuruhuka kitajyaga kiruhuka mukikibamo. Abarokotse muri mwe nzabaterereza gukurikira imitima mu bihugu by'ababisha babo. Bazakangwa n'ikibabi kijyanwa n'umuyaga, bahunge nk'uko umutima ahunga inkota. Bazagwa ari ntawuba ubirukanye, bazagwana hejuru nk'abahunga inkota ari nta ubirukanye. Ntimuzashobora guhagarara ababisha banyu imbere. Muzarimbukira mu mahanga, igihugu cy'ababisha banyu kizabamara. Abarokotse muri mwe bazasogoberezwa no gukiranirwa kwabo mu bihugu by'ababisha banyu, no gukiranirwa kwabo sekuruza kuzatuma basogobera nkabo. Uwiteka Imana ishimwe. Amagambo ni maremare cyane, ariko nyine arasobanutse. Ngo twari turi kumva Imana iburira abantu batayumvira. Ni byinshi tugiye kumvamo muri bya bindi Imana yasezeranyije abayumvira, byagiye bihinduka. N'utayumvira bizahinduka ukundi. Kandi natwe dusenge cyane dusaba Imana imbaraga kugira ngo dukomeze kuyumvira, tutazaba nk'aba ngaba. Kuko urumva hahandi nitwumvira Imana izaduhaza ibyiza byo mu gihugu, ariko nitutayumvira noneho byose hazaza ibyago gusa. Ndetse bya bindi twaryaga nitutayumvira ntabyo tuzabona. Tuzicwa n'inzara, ndetse y'amahoro twagiraga ntayo tuzaba tukigira, kubera ko tutabashije kumvira Uwiteka Imana. Aya ni amasezerano Imana yari iri gusezeranya Abisiraheli ubwo yari iri kubakura muri cya gihugu ibajyanye mu gihugu cy'isezerano, iri kubabwira uburyo bakwiye kwitwara n'ibyo bakwiye gukora. Uwiteka Imana ishimwe ku bw'aya magambo. Yashimiye Imana.